ndabasuje mwese kandi mbifurije kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda zitandukanye ndetse n'ibiganiro binyuranye radiyo izuba ikomeje kubategura ndetse no kubagezaho muri uyu mwanya ndi Anastase tuyishimire tugize umugisha reka bariko mbivuga wo kwakira Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda Dr Ndabamenye Teresifori ndabakirekane bayikaze mu kiganiro nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Turi amahoro murakoze. Yego muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi biragenda ibintu bimeze neza. Okay, mugerageze mwegere mikro. Yego, hanyuma rero muri uyu mwanya Minisitiri tumwakiriye kugira ngo agire ubutumwa agenera abanyarwanda muri rusange muri iki gihe indwara ya Rift Valley Fever isa niyugarije amatungo arimo inka, ihene ndetse n'intama muri rusange, ariko kandi ikaba n'indwara ishobora guhitana ubuzima bw'umuntu mu gihe umuntu yakoze ku itungo ryanduye cyangwa se yariye inyama zaryo. Ko mu matungo murabizi ko Rift Valley ishobora gutera kuramburura ku bwinshi ku matungo by'umwihariko ku nka, ihene ndetse n'intama, ikanica mu by'ukuri abana b'amatungo bakivuka. Ibi rero bikaba bituma umworozi ahomba amatungo, umusaruro w'amata ndetse n'uw'inyama nabyo ubwabyo bikagabanuka, bikanagira ingaruka ku mibereho y'imiryango itunzwe n'ubworozi. Nyakubahwa Minisita w'Ubuhinzi n'Ubworozi, ibi byose tuvuze biri mu nshingano zanyu nka Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, ariko ese mu by'ukuri iyi ndwara ya Rift Valley Fever ni izihe ngamba zihari kugira ngo u Rwanda na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi muhangane nayo ntikomeze kugira amatungo ihitana ndetse n'ubuzima bw'abantu? Urakoze. Ubundi indwara ya Rift Valley Fever ni indwara mu Kinyarwanda tuyita indwara y'ubuganga mu matungo. Ni indwara isanzwe ibaho ariko tukaba dukunda kuyigira mu gihe cy'izuba, cyane cyane iyo imvura imaze guhita, ibishanga cyangwa se imigezi bitangiye gukamuka, ndetse bikajyana n'uko muri icyo gihe tuba tuzi ko buriya imibu yororoka cyane muri icyo gihe cy'ubushyuhe. Yego. Ugasanga rero muri aka karere ubundi ka Afurika y'Iburasirazuba iyo ndwara ntabwo ari nshya, ndetse buriya no mu Rwanda ntabwo ari nshya. Ni indwara tuba tuzi ko ishobora kuboneka mu gihe runaka. Hakaba rero hari ingamba turimo zo kuyikumira mu turere yagiye igaragaramo cyane cyane muri aka karere ka Kirehe nako ka Ngoma, ariko n'aka Kirehe byegeranye, ndetse n'akarere ka Kayonza, ariko cyane muri kano karere ka Ngoma, aho tumaze ibyumweru bigera kuri 2 birenga hari ibiri gukorwa kugira ngo dukumire iyo ndwara. Hari ibiba rero birebana n'ikiveterineri muri rusange. Yego. Hari ibiba birebana no gukurikirana, ariko hari n'icyo nyine tuba dusaba abafatanyabikorwa batandukanye, cyane aborozi baba bafite amatungo, kugira ngo byubahirizwe. Ubundi iyo bigaragaye ko icyo cyorezo gihari, izo ngamba zigahita zishyirwa mu bikorwa, ntabwo ari ibidasanzwe. Tuba tubona ko n'ubundi dushobora kugihashya mu gihe cya vuba. Wenda nkomeje ku izo ngamba nk'uko wari ubivuze, hari gukingira amatungo yose, ariko ubundi ni amatungo yuza. Dufite amatungo yuza muri rusange, tuba dufite ihene, tukagira intama, ariko nk'uko tubimenyereye umunyarwanda muri gahunda ya gira inka munyarwanda, buriya mu giturage tumaze kugiramo inka nyinshi. Hari n'abaturage bandi batari wenda muri iyo gahunda ya gira inka nk'uko twabivuga, ariko ni amatungo yuza cyane. Inka, ihene n'intama nizo zikunda kuba zagerwaho n'ingaruka yo kwandura biturutse ku mibu ishobora kurya ayo matungo, ndetse nk'uko wari ubikomojeho, bitaba bikozwe kare n'umuntu akaba yabyandura mu buryo butandukanye. Iyo ngamba ya mbere rero ni iyo kugira ngo amatungo yose yo muri utu turere, ariko buriya ni igikorwa gihoraho. Buriya indwara zose tugira zishobora kujya mu matungo zirakingirwa. Ubu nuko tuvuga Rift Valley Fever nk'ubuganga, ariko
hari izindi tugira murazizi kibagarira, tugira indwara zindi nk'uburenge, izo zose turazikingira mu matungo, cyane cyane nyine ko muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba izo ndwara ziba zihari. Ingamba ya kabiri muri ya matungo twavuze ni ugufuherera. Gufuherera buriya bidufasha guha ubudahangarwa amatungo kugira ngo ataba yaribwa n'imibu, noneho ya mibu ikaba yakwanduza ya matungo. Ibyo ni bijyanye ni ingamba mu by'ukuri zitari kiveterineri nk'uko tubizi, ariko ni ingamba zo kwita ku matungo. Ariko iyo turi muri gahunda nk'iyi cyorezo cyamaze kugaragara, dushyiraho uburyo bw'ikurikirana bikorwa cyangwa se uburyo icyo gikorwa kiriho gikorwa. Ubu dufite ku rwego rw'igihugu command post cyangwa se urwego rwashyizweho kugira ngo dukore icyo twita ihuzabikorwa cyangwa coordination, ariko tugakorana ku ntara nk'uko inzego z'igihugu zubatse, ariko cyane ku rwego rw'akarere, ndetse bikamanuka bikagera ku rwego rw'umurenge, bikagera ku rwego rw'akagari, ndetse tukagera no ku isibo, kuko nk'uko nabivuze ariya matungo ari mu baturage. Umuturage bafite ikiraro nk'uko tubizi, abafite se urwuri rutoya cyangwa urwuri runini, aho ayo matungo abarizwa akaba ariho hajya iyo gahunda y'ikurikirana bikorwa, bijyanye no kumenya umubare w'inka zakingiwe, bijyanye no kumenya umubare w'inka zitakingiwe, cyangwa se inka zagaragaje ibimenyetso, kugira ngo veterineri, ubu dufite gahunda y'abaveterineri bigenga bakorana n'abandi baveterineri basanzwe ku rwego rw'uturere n'imirenge, kugira ngo bahuze imbaraga zo gukingira ya matungo ndetse no kuyafuherera. Ndetse n'iryaba ryagize ibimenyetso, hari ibimenyetso bikunda kugaragara, nk'ishobora kuva amaraso mu mazuru, nk'ishobora kugira umuriro mwinshi, ubwo ndavuga itungo muri rusange. Itungo rishobora kugira intege nkeya ntiribashe kurya, ibyo byose bikaba byagira ingaruka ku buzima bwaryo. Abo rero bose nk'abatekinisiye baba bashinzwe ibyo, ariko noneho nk'uko inzego zacu z'igihugu zubatse, tuzi ko inzego z'ibanze ku rwego rw'utugari, imirenge, ndetse muri make duhereye no ku isibo, baba bafite uruhare runini mu gukora ubukangurambaga no kwibutsa abaturage cyangwa se aborozi ibigomba kwitabwaho ndetse n'ibigomba gukumirwa, kugira ngo tutaza kugira ubwandu. Niba hagaragaye itungo rimwe, tutaza kugira 2 cyangwa 3. Izo ngamba zose zigafashwa n'imikoranire ibiri hagati y'inzego, ndetse buriya n'inzego z'umutekano ziradufasha mu gukurikiranira hafi ibyo bikorwa, haba ari ku rwego rw'isibo, ku rwego rw'akagari, ku rwego rw'umurenge, kugira ngo itungo ryagaragaraho ibimenyetso ribashe kuvurwa. Twagiye tubibona, hari amatungo yavuwe, ariko hari n'ishobora gupfa. Tumenye ngo uko tubikurikirana ukurikije uko ubukana bw'icyo cyorezo bumeze, iryo tungo rigira uko rikurwa mu bworozi, cyangwa se bikurikiranwe ko uburyo ryakorewe igenzurwa ribe ryakorerwa ibyo rigomba gukorerwa, noneho icyorezo tugikumire ku buryo bw'intangarugero nk'uko turiho tubikora. Yego, mukiri aho ngaho wenda kugira ngo tuze no kurushaho kubahiriza igihe, kugira ngo mujye no mu zindi nshingano, hari abaturage bakunda kugaragaza impungenge zikomeye cyane ku makuru y'indwara y'ubuganga bw'amatungo, ko ikunda kugaragara ariko bagatinda guhabwa amakuru ku gihe, bikaba byatuma batinda nabo gufata ingamba. Murakivugaho iki nka Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi? Mu byo twaganiriye muri ya matsinda navuze, amatsinda ari ku rwego rw'igihugu, itsinda riri ku rwego rw'igihugu, itsinda ryo ku rwego rw'akarere, itsinda ryo ku rwego rw'umurenge no ku mudugudu no ku isibo. Biba nk'uko nabisobanuye, ririya tungo riri mu mudugudu cyangwa se mu isibo ku buryo bworoshye, rikaba rifitwe n'umuturage. Nibyo twakumiraga. Twaganiriye ibijyanye no guhana amakuru ku gihe, kuko ibimenyetso ntabwo bizira rimwe. Buriya nk'umuntu, itungo burya rijya kuba nk'umuntu. Umuntu wese wagize ikibazo cy'umubiri, ikimenyetso cya mbere burya cyihuta ni ukugira umuriro. Tukaba tubasha kumenya ngo umuhinzi na umworozi itungo rye araribona ko rigize ikibazo. Twagiye tubigisha
buriya hari abajyanama b'ubworozi bakorana n'abaveterineri baba bari ku rwego rwegereye abaturage kugira ngo bafashe umworozi. Buriya n'aborozi benshi dufite hari amahugurwa bagenda bahabwa, ibyo bimenyetso baba babizi, ndetse n'ubwo butumwa buba bwatanzwe kugira ngo ikimenyetso nakibona akabona ikintu kidasanzwe ku itungo ahita amenyesha veterineri amutabare. Ariko ntabwo dutegereza ko zirwara nk'uko nabivuze. Hari iyo gahunda nyine yo kugira ngo umubiri ugire ubudahangarwa buhoraho. Tuba tubikora muri buri mwaka mu mezi akurikira igihe icyo cyorezo tuba tuzi kizaboneka. Buriya bigira mezi bitewe n'imihindagurikire y'igihe. Hari n'ibiza buriya mu kwezi kwa 9 imvura itangiye kugwa, ukurikije uko ikirere gihinduka hakazamo udukoko dutandukanye dushobora gutuma ubuzima bw'itungo ryagira ikibazo. Ni ibyo rero twavuze ko namwe murabizi, mujya muvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Buriya amakuru ni ikintu cy'ingenzi gishobora gutuma utabarira igihe, ndetse haba ari n'ikibazo gikomeye cyasaba izindi mbaraga ku rwego rw'igihugu, ababishinzwe bakaba bagikemura. Yego, mu nyemere mbabazi ibibazo bibiri wenda mushobora gusubiza mu minota 2 cyangwa 3 yonyine kugira ngo tugane ku musozo. Haba hari ingamba Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi irimo irateganya bwo buryo bwo kuba yatera imiti hirya no hino mu bishanga ikoresheje uburyo bugezwe nk'ukoresha utudege? Ni ibyo gutekerezwaho. Tuba tureba uko hangana, tukareba icyo turwanya ni ikihe, ariko icyo tuba tubona gitanga n'umusaruro, ikintu kitwa gufuherera amatungo. Buriya abaturage bari bamaze kubimenyera kandi n'ubundi barabikora, no mu byo twashyizemo imbaraga birimo. Ubundi itungo warifuhereye hari imiti bakoresha. Iyo miti ikora ibintu bibiri: ituma imibu itaza kurya ya matungo, ikindi iyo miti ivura n'uburondwe, itungo rikagira uruhu ruzima. Ibyo rero ntabwo ari bishya iyo tubikoze. N'ubundi kuba twari dufite iyo mibu yaba iri mu gishanga ntabwo ari ikibazo gikomeye, kuko itungo baba bamaze kuririnda ibishobora kuza kuryangiza. Nibyo bitanga n'umusaruro ku buryo bworoshye kandi wenda bidahenze cyane. N'umworozi yashobora, mu gihe wenda byaba ari ikibazo cy'icyorezo rusange kidasanzwe, hakaba hakoreshwa izindi mbaraga zo kuba wafata iryo koranabuhanga. Ariko mu gihe turimo byari bitaraba ngombwa, kubera ko ibyo dukora ku rwego rw'umworozi, ku rwego rw'itungo nyirizina, biba bihagije kugira ngo cya kibazo gikemuke. Yego, nka Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi tugana ku musozo, ni ubutumwa kimugenera abahinzi borozi? Ni ugushishikarira ubworozi nk'uko twabivuze, ariko nk'ubu mu gihe cy'icyorezo icyo twasabye aborozi ni ukwirinda kujyana amatungo hirya no hino, kuko amatungo bisaba ko aba hamwe kugira ngo ugabanye iyo risike yo kwandura. Icyo ni kimwe, amatungo agomba kuba ari hafi aho. Icya kabiri ni ugufatanya n'inzego ziri kubafasha mu gukingira ya matungo yose kugira ngo turangize. Icya gatatu ni cya kindi cyo gufuherera amatungo. Icya kane gikomeye, mu gihe indwara n'indwara ishobora kuba yagaragara mu gihe runaka, cyangwa se bitewe n'itungo cyo nakwita iminite cyangwa ubudahangarwa rifite, mu gihe iminite cyangwa ubudahangarwa bwatangiye kugabanuka, wenda rikaba ryarwara rikagaragaza ibimenyetso, dusaba aborozi muri iki gihe cyo gukumira kiriya cyorezo kijyanye cy'ubuganga bw'amatungo gutanga amakuru ku gihe, kugira ngo abaveterineri, inzego z'ibanze n'abandi bose bari hafi bashobora kubafasha babegere, bitworohere kugira ngo icyorezo kitaza gukwirakwira. Yego, murakoze cyane. Reka tubashimire Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Ndabamenye Tresphore, mwakoze gutanga ubutumwa ku bahinzi borozi, by'umwihariko abari hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, ariko by'umwihariko mu karere ka Ngoma. Murakoze. Murakoze, ndabashimiye. Yego, reka kandi nshimire namwe mwese twari tubanye muri iki gihe kitari gitoya, aho twari kumwe na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Tresphore Ndabamenye. Yagarukaga by'umwihariko ku ndwara y'ubuganga bw'amatungo yugarije amatungo
matungo muri iyi minsi ndetse no ku bantu, ariko namwe mubigire uruhare nk'uko mwabyumvise. Amatungo ntabwo mukwiye kuyajyana hirya no hino. Muranabizi ko kugeza ubu akarere ka Ngoma kari mu kato, uturere nka Rulindo, uturere nka Gicumbi, uturere nka Kayonza, Kirehe, Rwamagana ndetse na Rulindo. Mwese rero mbifurije kugira ubuzima bwiza kandi mukomeze mugire impagarike n'ubugingo.